agomba kujya ku ishuri, reka ndeke kubicisha amatsiko nimukurikire umukino. ariko iyi si inzara ndamukanye inyota nikonu ikora ariko ngiye guhamagara rimwe wumve kabiri. Nebera hari agacupa nazanye mu kwaha, nebera harya inyuma ya ntebe uzana isoma si icyakanda aha kagacupa uracyakavuga wa muhungu wawe niba yakanywe ariko iby'urwagwa bireke nkubwire. Ejo hari amashuri y'abana, uragura ibizibaho 2 ugure n'ikabutura n'amakaye 3 n'amakaramu bazajya ibizibaho. kuva ryari abahungu bambara ibizibaho? Oya n'abashiki be bazajya kwiga, ahubwo reka mbahamagare yampaye nk'abwese mihigo wampaye abakobwa bajya kwiga kuva kuri Ruganda sogokuruza wa sogokuruza wa se wa nyogokuru nta mwana w'umukobwa wigeze ku ishuri. None twebwe tugomba kwica umuco. Aya ntabwo ari ukwica ahubwo umva mubwire wa mugore nkafatisha be n'abashiki bawe yewe nimuze hano bari kubashaka, nimubanguke banaba. dore ubuse n'iki gicumba kizajya kwinukira umwana ntabwo ari we wimugaje, nawe agomba kujya kwiga. iyiga ry'abakobwa n'ibirema nzaba ndibarirwa ariko karame papa mu gitondo witegure, ndabona amaga amaze gutonda ndetse n'inyanya ubitsire mu gitondo kare ujye kwiga ibikoresho birahari. mujye mukuka amase bashiki be nabo bagomba kujya kwiga. iyo ni imirimo y'abakobwa ntabwo abana baje kandi umukoresha iyo ajya mvuga ngo nawe ndavuga nawe ukavuga muri rugo ni ibitanga amabwiriza n'amategeko muri rugo. bare kabiri mwese ayo mugikari vuba umugore nkunda sinagira shenge uzosa besheri ko ndewe byutse ukora amasomo yo kwanya gukingirwa bakabira gukora amasomo barayiteze naraye neza akuya ngumbe kura mu maso myinshi rwose mbe nzinduka kare singwe mu maso mu gitondo. Oya nuko watinze kubyuka naho ubundi naraye neza. Neza se shano no kurumva byatse mutara. Mugabo mwiza naguteguriye ka cyayi. Nijya washatse zande barabeshya pe. Se kari karyoshye. Ariko rero numvishije mukanya avuga ngo ku makuru gifungwa ry'abana abanyeshuri bazajya ku ishuri. Ese abana warabateguye neza? Oya abana narabateguye. Mbe barihera? Karame ma muzare n'abataga bari muze. Mutebuke. Kari. Baramutse mwana wawe? Baramutse. Akwenda ya buri gishishera nta muhungu ari akurugano. Baramutse pa. Yego. None si ibisore bigiri nibi bosata. Yego pa. Cyane bahamagariye azi iminsi nzinduka nkaza nyerere mvuye ku kazi situwe twaganira numvishije batanga itangazo ko abana muzajya ku ishuri. Yego pa urabyibuka? Tuzajya ku ishuri. Reka rero byibuka. Yego. Nawe kari? Yego pa. Nawe yawe. Rero ntaki mwitegure mu gitondo kare muraziruka mujya ku ishuri. Hari ikibazo mufite? Turabifite. Ikibazo ki? Ngiye namakaye. Wowe inkweto wowe jepa nukuri rwose umwenda w'imbere wabaye nk'akayunguruzo. ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Ngiye mu kazi ngiye kugenda sinziye nyoko sheke aragenda abikuza amafaranga bagurira ibikoresho ejo muzajya ku ishuri mwitegure. Ikindi kandi mwibuke kwitegura uzatsinda kurusha abandi zamuha imana ishimishije cyane. Pa nanjye uzangurira igitogotogo. Nikirenzeho Mugabo mwiza. nicyo mbakundira.
cyandi mugera mu ijuru tugeze kuri bigoye none ukarute tide ese uremera ukarute mate cyangwa uremera ukarute fizike muturavyutse kabisa waramutse Karave? Yego Karave. Mwinshi rwose tugarutse ku ishuri Abanyeshuri mwaramutse? yego mwana Mwaramutse mute? baramutse neza Ndabona mumeze neza. Muri iki gitondo bafite isomo ryiza rivuga uburezi budaheza. Uburezi budaheza. Uburezi budaheza ni uburezi bwemerera umwana wese, umuhungu, umukobwa, ufite ubumuga, udafite ubumuga, bose kwitabira ishuri kugira ngo bateganyirize ahazaza habo. Abanyeshuri murabyumvise? yego Isomo rirumvikanye? ariko mwari mfite ikibazo. Yego. buriya n'umukobwa arashoboye? Umukobwa nawe arashoboye. Reka nze ngufashe kubyumva neza. Nyakubahwa meya w'akarere kacu, kugeza ubu ngubu dufite umugore kandi nawe yabanje kuba umukobwa, niwe uri kutuyobora. Reka nguhe urundi rugero. Iki kigo turi kwigiramo cyubatswe na enjenyeri w'umukobwa. Muri kubyumva? Yego. Ikindi ryazamurwa ku mutwe. Yego. umuntu ufite ubumuga bw'akaguru yakwigute? Icyo nari nzi ko ndi bukigarukeho. Hari igihe abantu bajya babyibeshyaho bavuga ko umuntu ufite ubumuga bw'akaguru cyangwa se ikindi kibazo, ubumuga, bariya abantu ingingo zimwe ziba zaramugaye nibyo, ariko izindi ngingo ziba zikora. Ashobora kuba afite ikibazo cy'akaguru ariko akiga mu mutwe ni hazima, yarangiza akazicara mu biro agakoresha imashini ndetse n'indi mirimo igiye itandukanye. uzi ko ari byo? yo urya papa asigaye nk'ikote. Ko ndi kubona se wagize ikibazo mwana wanjye. yewe uvuga ni agahomamunwa. Ni agahomamunwa se byagenze bite none? ibi bintu bibera mu rugo. Mbwira mwana, mbwira byagenze bite? nyine mu rugo papa batubwira ko nta mukobwa wiga nta n'umuntu ufite ubumuga wiga. ngo iki Karave? Nta mukobwa wiga? ni nayo mpamvu bashiki banjye bose gira gutuza bose bicaye mu rugo, umwe ajya gukuka undi koza ibyombo, nkaza ngasanga ibiryo byahiye. Tuza ukurikirana amasomo ejo mu gitondo. Nzaza nzanye n'abandi tuganire n'umuryango wacu. Muzazindukire ariko papa muzamuhora ariko nanoga. Humura tuza tuzabimubwira, n'abandi barabisobanukiwe. Rero abana, isomo risoreje aha ngaha, naho ubutaha. Abakobwa banjye nubwo se yababujije kwiga, ariko icyo nzi cyazicuza. Abana bose bana mujye mwihangana, ndabizi so niba ari uko atabakunda sinzi ari adashaka muri kurira mucecere. Ariko induru izindukiye muri urugo ni ni wowe wayiteje huburiza abana kwiga. kandi ubwo uraramutse bakoroshye. Ndamutse iki? Abana bose bagomba kwiga. Umuhungu wanjye ibindi ufite ni ibiki? Abahungu kuki wumva ko ari bo bakiga gusa? Dore ngiki kiraje. Komera cyane muhungu wanjye. Komera cyane. Nzaguhaninga sha. Icara hano mbwire. Ese kudasuhuzanya koma? Yamvugisha se. Akubwira ibyo wize. Ngaho mbwira sha. Mbwira uko nzantwara mu ndege mwana wanjye. iyo ndege yamenye no gutega mituweli. ibintu batishije ku ishuri papa urabutangiye kuzana bimwe bya nyoko. ntabwo ari ibya mama no muri leta birimo rwose. batekize umuhungu wanjye bavuze ngo umukobwa wese ariko gira vuba yanyicisha amatsiko. umukobwa wese agomba kwiga kandi n'ufite ubumuga yewe. Ibyo yiga by'abakobwa bamwe bagenda gutya. uramenye wamutangiye kuzana bimwe bya nyoko. wihuta rwose ugira ikintu Winkubitira umwana batangiye no kubyiga icaro. Ariko ndabona noneho ari iteraniro ndamuneraniye. Murumva ngiye muzatanga amategeko muri urugo rwanjye. amucishikaza abashyitsi. Mwaramutse neza.
aba bashyitsi ko batugendereye ndabona si abashyitsi ni igitero. reka ndabona na Kamariza yo ntabwo duherutse kumena mwabiri. Sinabivuze amagambo y'abagore, ndabona amagambo y'abagore iki? Ahaha, nta terambere unyifuriza. Neko ko mbona mbona muduteye muzinduwe n'iki mu rugo rwa mupenzi. wajyaniye mu vetru ihungutse igoma. murakoze. Harya ashaka uyu siwe mwarimu ra? Uyu ni mwarimu rwose. ntago mwarabizeho bafite byabo, reka twumve. murakoze, turabagendereye nk'uko mubibona mu muryango wanyu, tugenzwa n'amahoro masa, nta kibazo gihari. Rero ikituzinduye ntizimbye mu magambo, turi ku ishuri hari umuturanyi wa Mwego yahishije akava. Yego nibyo, ntabwo ndi bubatinze. Tuganira n'aba bana bacu kandi banyu ku ishuri, batugaragarije ko hari ibibazo bigiye bitandukanye bigaragara mu miryango, by'umwihariko byo kubuza abanyeshuri bamwe na bamwe uburenganzira, hitwajwe yuko bamwe ari abakobwa, abandi bafite ubumuga, abandi bakavuga ngo ni ubukene. Ariko ubu ngubu dufite umwanzuro uvuga yuko uburezi butagomba guhera. Uburezi ni bugomba guheza, yaba umukobwa yaba umuhungu, bose barashoboye. Abakobwa nabonye nanjye mwunganiyeho rwose nibyo, ariko meruka warabaga umugabo, ibyo bintu urabyumva utera. n'ubundi turi abagabo, ntabwo ari njye umugabo njye nawe uri umugabo, ariko kuba umugabo ntabwo bibuza guheza bamwe abandi ukabaha ijambo. nk'uhaye urugero nk'aho ufite abakobwa batiga kandi akaba biga aho wigisha umuhungu gusa. Vugisha ukuri, abakobwa nabo barashoboye. niwumva ngo nuko afite ubumuga cyangwa se ari umukobwa, ntabwo ari uko cyangwa wo mu rugo oya. rwose mupenzi, nawe waba umuntu umwe natwe ukunga ku ryacu. ibyo mbwira ntabwo byumva. ndaguha ingero zifatika. ngaho mbwira numera. urugero rw'iki kigo cy'umuhungu wawe yigaho, umuyobozi wacyo uwacyubatse ni umugore. umuyobozi w'akarere kacu dutuyemo kagerekeranye ibintu by'ibitafari, nabonye bamwe biga hasi abandi biga hejuru. ibyo rwose nibo babikora. umuyobozi w'akarere kacu ni umugore. si urumva badashoboye? numva bikomera. Erega si nayo mpamvu se leta yacu y'u Rwanda yashyizeho uburezi budaheza. kandi koko maze iminsi mbyumva kuri radio, nkabyicira mu matwi nkaboneramo ibiti, avuga ni nzanywera urwagwa haziga umuhungu gusa. wenda bakumpindurira. mupenzi nasigaye inyuma nk'ikoti, nasigaye ku ruhu inka yarariwe kera pe. ariko rwose mumbabarire bana banjye, rwose mumbabarire n'ubushiti binteraga, ariko mu gitondo kare basezeranije yuko rwose murazinduka mukajya kwiga, yaba uyu mukobwa wanjye ufite ubumuga ndetse n'uyu mukuru we, rwose mbasezeranije yuko mu gitondo kare muraza kwiga. murakoze kumpa inama no kumpugura. abandi rwose murakoze cyane. niba mudukundiye rero mupenzi, mukaba mwemeye aya mahugurwa meza, mudukundire twese abari aha ngaha, tuvugire rimwe tuti uburezi kuri bose, igihe ni iki.